Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku gikorwa gikomeye cyane kiri kubera imbere muri Pi Network Ecosystem. Ni igikorwa cyerekana mu buryo bugaragara ko Pi itari igitekerezo cyo gutegereza ejo hazaza gusa, ahubwo ari ikoranabuhanga riri gukoreshwa uyu munsi. Icyo gikorwa ni GPM cyangwa Global Pi Market, imwe muri dApps za mbere zemejwe muri Pi Mainnet Ecosystem. Iyi Global Pi Market yubatswe n'abapayiniya ubwabo kandi igamije ikintu kimwe gikomeye cyane: gukoresha Pi mu bucuruzi nyabwo. Global Pi Market iboneka kuri globalpimarket.pinet.com. ni marketplace yihariye yubakiye kuri Pi Network Mainnet kandi ikorera ku ihame ryoroshye ariko rikomeye. Pi igira agaciro iyo ikoreshwa. Iyi ni filozofi rero Pi Core Team imaze igihe ivuga, ariko GPM ni urugero rufatika rwerekana uko iyi filozofi ihinduka ibikorwa nyabyo. Aha ntabwo tuvuga amagambo masa, nta nubwo tuvuga charts cyangwa amarangamutima y'isoko, ahubwo turimo kuvuga abantu bagurisha, abantu bagura, abandi bakishyura kandi bakarindwa mu bucuruzi bakoresheje Pi ya Pi Network. Ikintu cya mbere gituma Global Pi Market itandukanye n'izindi marketplaces nyinshi zo ku isi ni uko ari free to use, cyangwa kuyikoresha no gufungura account rwose biroroshye. Nta kiguzi cyo kwiyandikisha, nta listing fees, nta mafaranga asabwa ngo ushyire ibicuruzwa byawe kuri Global Pi Market. Umupayiniya wese aho yaba ari ku isi hose ashobora kwinjira agashyiraho ibyo agurisha cyangwa agashaka ibyo agura atabanje kwishyura amafaranga. Ibi rero bitandukanye cyane n'andi masoko menshi aho umucuruzi ahita asabwa amafaranga atandukanye mbere y'uko abona umukiriya cyangwa atangira gukorera kuri ya platform. Iki rero nicyo gituma iyi Pi Global Market iba isoko ryiza cyane, kugeza ubu rikaba ari naryo soko twavuga ryamaze kugerwaho n'abapayoniya benshi cyane, kubera ko ari isoko ryakozwe n'abapayoniya ubwayo kandi ni isoko ryakozwe mu masoko ya mbere kandi rikomeje kwamamaza no gutanga serivisi. Ikindi kintu rero gikomeye ni uko iyi Global Pi Market ifite free escrow service. Mu bucuruzi bwa online rero ikibazo kinini gihora kibaho ni ukwizerana hagati y'umuguzi n'umugurisha. Global Pi Market ikemura iki kibazo binyuze muri escrow, aho Pi ikoreshwa mu kugura ibicuruzwa, ibikwa mu buryo butekanye kugeza igihe impande zombi zemeje ko transaction yakozwe neza. Ibi kandi bikagabanya uburiganya, bigaha icyizere abapayoniya kandi bigatuma Pi ikoreshwa mu bucuruzi bufite umutekano. Hiyongereyeho muri iyi platform icyo twita buyer protection na dispute resolution. Buyer protection wa wundi niba uguze, amafaranga utanze ntabwo ahita agira kugurisha, ahubwo hagomba kumenyekana niba koko icyo gicuruzwa ari cyo nyacyo cyakugezeho mu kuri. Hakaboneka n'icyo bita dispute resolution, uburyo hashobora gukemurwa amakimbirane ashobora kuvuka hagati y'umuguzi ndetse n'umukiriya. Ibi rero bisobanura ko iyo habaye ikibazo hagati y'umuguzi n'umugurisha, hari uburyo bwashyizweho bwo kugikemura mu mucyo. Ibi ni ingenzi cyane mu kubaka isoko rirambye, kuko nta bucuruzi bukura igihe abantu batizeye ko barinzwe, cyane cyane abakiriya. Global Pi Market rero aha ngaha ntabwo ishaka gusa transaction nyinshi ngo abantu bagure abandi bacuruze cyane. Ikintu cy'ibanze ishaka nubwo icyo ngicyo ari cyiza, ariko ubwo muri rusange mbere y'uko n'ibyo byo kugira abakiriya benshi bigerwaho, yabanje kubaka icyo bita trust, icyizere, kandi irimo kucyubaka mu gihe kirekire. Tuvuze ku rwego rw'umutekano rero w'amafaranga, Global Pi Market ikoresha icyo bita multi-sig wallet security. Ibi bivuze ko transaction zikorwa mu buryo busaba ibyemezo byinshi
bigabanya ibyago byo kwibwa cyangwa gukoresha nabi payi z'abakiriya. Ibi byongera urwego rw'umutekano kandi bigatuma GPM yegera urwego rwa platform mpuzamahanga z'imari zizewe. Mu rwego rero rwo koroshya itumanaho, Global Pi Market ifite internal chat hagati y'umuguzi n'umugurisha. Tuzi izi exchange dukoresha za Binance, za OKX, za Bitget. Tuzi ko iyo uguze ikintu niba ari order placinze, haba ari option yo kuganira n'umukiriya wawe. Ibi rero nabyo birahari hagati y'umuguzi n'umugurisha muri Global Pi Market, ndetse n'icyo twita external global chatbot. Ibi bikaba bituma abapayoniya bashobora kuganira, kubaza ikibazo no kumvikana neza mbere yo gukora transaction. Ibi rero ni ibintu bigira uruhare runini mu kugabanya amakosa no kongera icyo twakwita satisfaction y'abakoresha Global Pi Market, mbese bakayikoresha bishimye kandi uyikoresha wese akaba yumva afite umutekano. Ni DApp rero nziza cyane, ni imwe muri DApp ikomeye cyane muri uyu mushinga wa Pi Network. Iyo rero turebye ku mibare tubona ko Global Pi Market atari projet ntoya, ifite ads y'ubwayo zirenga 800 ziri live, abayikoresha cyangwa abayisura barenga 220,020. Abona bamaze kwiyandikisha kandi isoko rikomeje gukura uko iminsi ishira. Ibi kandi byerekana ko hari demand nyayo, ko abantu bari gukoresha Pi mu buryo bufatika, kandi ko ecosystem ya Pi Network iri kugenda ikura ku mbaraga z'abapayoniya ubwabo. Iki ni ikintu cyiza rero kandi ikintu gikomeje. Mu minsi mike Open Network igihe izaba live bakuyeho firewall, wirinze Open Mainnet izajya hanze, tubona amasoko akubita